Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze ba radiyo Inkingi basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri za radiyo Inkingi buse mu Bubiligi. Turi kwa kane ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa mbere muri 2022. Nongera kubasuhuza kandi nizere ko uyu mwaka muri mu mutangira neza. Maze rero nahoze ndimo ntekereza ndavuga ntariko mu Rwanda ibintu uyu mwaka wa 2021 urangiye mwabonye kuhagaritsa ingugu ariko nageze mu bitekerezaho usanga mu Rwanda ubutegetsi buhari ari bwa bundi bwa cyami, imikorere yabo yose ari mwe ya cyami, cyane umwami nyine ni Kagame. Usanga ibintu akora byose ariko ni ibintu by'ubwami mutibimbite. Umwami burya iyo yimaga ageze bakavuga bati umwami ni kanaka niwe abiru bashyizeho yavukanye imbuto, yarazaga akagarika ingogo. Umuntu wese akeka ko ashobora kuzamusimbura cyangwa akamubangamira baramwicaga bikarangira. Bariya bami bose bariho ba Rwabugiri ba Musinga, yewe niyo bavugaga bati murumuna wawe azafata ubwami bahitaga bakwica uwo mwanya rwose. Ndibuka nko ku Rwabugiri muribuka bavuga uriya Kabare musaza wa Kanjogera umugozi zuko bavuze bati yewe indagu zavuze ko Kabare azabyara umwami, yaravuze ati mumufate mu mugarike bamumukone atazongera kubyara. Ibintu rero nibyo bintu byo kumva ko umwami yabaga afite ubudahangarwa n'ubwami bwe nta muntu ushobora kuvuga. Kagame ni kimwe. Kagame bariya ba Theoneste Niyitegeka yaravuze ati nanjye ndiyamamaza ati ibyo bintu ntawe ubikora. Bamukubita imyaka 39 umanza atazanavamo. Ukareba Pasiteri Bizimungu yaramubwiye ati jyaho turebe, nawe ashatse kuvuga ati nanjye ndiyamamaza cyangwa nshinga ishyaka, bamukubita purizo yavuyemo yarawaye yarazambye. Reba Victoire Ingabire yageze mu 2010 ati ngiye kwiyamamaza, abana bamukubita imyaka 8 ndetse n'Imana yagize yari 15. Reba uriya Diane Rwigara nawe aravuga ati nshobora kwiyamamaza. Yatagira abagabo b'Abanyamerika ngo bahaguruke bahagarare, abasenateri abadepite bari bamurangije nawe. Reba ni benshi, reba barafinda rwose. Nge mbona niyo bivuga barafinda abasetsa nta nubwo ubundi barafinda yego, ariko mwabonye ko bagezeho bakamutwara bakavuga bati mu mujyana indera bamutera ibishinge ni byinshi. Reba Kayumba Christopher ejo bundi baravuga ati shinzi ishyaka nanjye nshobora kuziyamamaza, bati bamukubita prison. Ni benshi. Mwabonye ko n'undi wari wungirije Kayumba nawe bahise bamushyira mu nyururu. Murumva rero ko ubwami nta muntu wabukoragaho. Mbabwiye ko uyu mwami yimaga mu gitabo cya Yann Vansina muzagishaka kitwa Royaume Nyiginya. Yaravuga ngo uyu mwami yimaga ngo igihugu cyafatwaga n'umutingito. Ni ukuvuga ko yaravuga ati hashiraga amezi nk'abiri cyangwa 3 bica abantu gusa, ati bakica igihugu kigatigita rwose, ati ku buryo byabagaragaho mu munwa. N'ibindi rero ni kimwe. Iyo washaka gukora ku bwami barakurimburaga n'ubutaka. Na hariya iyo ushatse kuvuga uti Kagame nawe yigeze kuvuga ati ngiwe nzavaho nisa, ati ninde uzankuraho. Ni ukuvuga rero ko hari n'umugabo wigeze kuvuga ngo Kagame ngo bashobora kuza umwami ngo bagahindura itegeko nshinga. Ariko ntitubikinishe abanyarwanda baravuga ngo racira inkeri uzita urukonda, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. buriya wenda projet irahari. Iki kintu rero cyo kugarika ingogo, cyo kumva umuntu afite ubutegetsi bw'ubudahangarwa nta wundi muntu ushobora kubukora hari we wenyine, n'ibyo bintu by'ubwami nyine murabona ko ari byo Perezida Kagame akora. Ikindi nuko umwami yagiraga ububasha bwo kwica no gukiza. Ni ukuvuga ko we yashaka kwica yaravuga ati nibamwice, we yashaka gukiza akavuga ati ndagukije shani bakugabire. Ibyo bintu mwumvise ko mu Rwanda ubu nibyo byeze. Mu Rwanda bagira batya ngo hari umuntu ngo arimo ari degembye ngo kubera iki ngo ni mumufungi, ngo hari umuntu aragira ati nimumwice, bagahita bakwica umwanya. Marabibonye abantu bapfuye benshi cyane. Kagarwa isereka bamuciye ijosi. Ndibuka ishusho ye nabonye icyo gihe yateye ubwoba. Uzi kubona umuntu igihimba kiri hariya, umutwe uri hariya. Ntabwo ari wenyine, hari mu Rwanda cyaka Wadalfa umurinzi hepfira muri za Ngoma nawe bamuciyemo kabiri umutwe ujya hariya. N'amashusho batanga cyane nk'abo bavuga ko barashaka ubutegetsi. Murumva ko babaha ibihano byo kugira ngo abandi bagire ubwoba. No mu bwami niko babigenzaga. Baravuga bati umugome
mukata umutwe, umugome ni mu mushahure, umugome ni mu mubambe, umuntu bakamubamba bakamugarika hariya bakamuteramo ibishito cyangwa se bakamukora icyo bita urubambo. Urubambo ni ukuvuga ko bashinga igiti gisongoye bakagenda bakaguterekaho bahereye mu kibuno kikaguhinguranya kikageza mu mutwe. Ibyo bintu ni ibintu bahaga abantu ngo bitwa abagome. Abagome rero nabo bose bavugaga ati nanjye ubwami, akabuvuga nabi cyangwa akavuga ati nanjye nawe umwami hari. Ni nka biriya mbese ni ukuvuga ko bariya bose nababwiye Kagame arimo abageraniwe, nuko nyine bashaka kuvuga bati babafata nk'abagome, nk'abantu bashaka kugira icyo bakora ku bwami. Ikindi nuko iyo bavugaga nyine ko wagomeye umwami, igihano ntabwo cyabaga icyawe gusa, cyabaga cy'umuryango wose. Ibyo ngibyo mu mateka y'u Rwanda ushobora kubibonamo cyane cyane mu myaka y'ubwami bwa nyuma ku bwa Rwabugiri, ngira ngo niho hari umugabo witwaga Rugereka. Sinzi icyo bavuze ngo umwami ni ku gihe cya Rwogera, ku gihe Rwogera ngo Rugereka ngo umwami yarapfuye, baravuga ngo bamuruze, bati noneho abapfumu ngo ni Rugereka wamuruze. Rugereka yari umuntu utegeka ingabo zikomeye cyane, baramwica n'umuryango we wose n'abana n'abaki. Umuntu avuga no ku bandi bitwa Banyamahe bande, bari bose n'abantu baje babica imiryango yose n'abana n'abagore, ntihagire usigara. Ni ukuvuga rero icyo kintu cyo gukomatanya icyaha nabyo ni ibintu biranga ubwami, nibyo biba mu Rwanda. Ibyo biba mu Rwanda umuntu yabivuga kuri uriya muryango wa Banyamvumba. Urwo rugero rwose n'ejo bundi narusubiyemo, biteye ubwoba. Iyo urebye abantu bo kwa Nyamvumba bagiye gushira ku icumu kubera ko wenda simbizi icyo bakoze, ariko rero usanga atari gusa agiye kumara imiryango yabo rwose. Kuko iyo urebye narebye nk'uriya witwa Colonel Andrew Nyamvumba, nabonye ko bamugize yari Lieutenant Colonel ngo bamugira Colonel, ubwo hari muri Nyakanga mu 2018. Icyo gihe ngo bamuha gutegeka ibintu by'ubutasi hagati y'2018 na 2019, nyine ategeka ibintu by'ubutasi. Hanyuma icyo gihe uriya mukuru we Patrick Nyamvumba yari generali, ari umugaba mukuru w'ingabo. Murumva ko bari bakomeye. Hanyuma bavuga ko nyine uriya Patrick Andrew Nyamvumba yatangiye ari Kadogo, ajya muri ibyo bintu byo kurinda Kagame. Urumva iyo bavugaga bati ni Kadogo ukorera Kagame, ni ukuvuga ko yamuhanaguriraga inkweto, akamutekera, akagira ati uriya Andrew Nyamvumba ngo nibyo yakoze. Ariko urumva nyine ko inyiturano yakomeje rero kwiga, ndetse ngo yageze aho ajya no kwiga muri Afurika y'Epfo. Avuyeyo bamushinga isosiyete y'ubucuruzi yitwa Ntwari. Isosiyete y'ubucuruzi y'ingabo za FPR yitwaga Ntwari Holdings. Ni ukuvuga rero ko iteka muri biriya bintu harimo amafaranga. Urabona ko hagati y'2010 n'2016 yategetse imyaka 6 yose yategekaga iriya sosiyete ya FPR y'ingabo za FPR yitwa Ntwari Holdings. Holdings rero ni ukuvuga ko hari ikintu gifite amasosiyete menshi, urumva n'amafaranga menshi cyane. Icyo gihe muribuka ko babaga biba n'ibintu muri Congo. Buriya ni ukuvuga ko yari mu bijyo nk'uko bajya bavuga. Icyo gihe rero nyine yari mu bantu b'anyakigega ba FPR. Icyo gihe muribuka abandi bitwaga ba Professeur Nshutimana se, witwa Jacques Kayonga. Abo n'abantu bose bari bafite amafaranga ya FPR, kuko FPR tujya tubivuga ifite amafaranga n'injangwe itasimbuka. Hanyuma rero uriya mugabo nakomeje kureba ubuzima bwe, nsanga yararongoye witwa Teta Ndejuru mu 2016. Akaba rero mu isengeneza ngo wa Radegonde Ndejuru. Radegonde Ndejuru akaba ari umwe mu bayobozi batangiye gutegeka Imbuto Foundation ya Jeannette Kagame. Uriya mugabo rero Andrew Nyamvumba uri mu munyururu ubu ngubu, ngo yize ibintu bya industry and system engineering. Ni ukuvuga nyine ko yize ibintu bihambaye by'inganda ndetse n'ubundi buvanganzo bwazo. Urera arimo aranera umunyururu kubera umva niba yaragiye mu mafaranga ya FPR n'ibiki nta kuntu nibyo bindi navuze, wenda yakozeho ashunaho amera nka ya ndogobe yashunye ku byatsi, bakavuga bati niwe wishe ibintu. Icyo giparu sinzi niba kibaye nibyo bita za fable de la Fontaine, nyine ngo inyamaswa zararwaye, umwana w'umwami yararwaye, intare iravuga iti, intare nyine niwe umwami w'ishyamba, iravuga iti muzane inyamaswa zose
turebe ubwo no kuvuga ko Imana yarakaye sinzi icyo twayikoreye. Intare iravuga iti ngewe icyakora najyaga n'inka n'abashumba bazo. Abandi bati ingwe inyamaswa zikoma amashyi biti warakoze mwami rwose kuko wabagiriye neza rwose ubarya. Mu gifaransa zaramubwiye ngo vouler fit honneur seigneur ale croquant, ngo kuba warazibariye rwose ngo ntacyo bitwaye. Noneho indogobe nayo iravuga iti cyakora ngewe iti nanjye bandongoye hari igihe najyaga ngira nkanyura impande y'ibigori ngashunaho kimwe bati bati ni wowe, bayikubita amahiri barayica. Undi nawe ni ukuvuga ko muri ziriya mari niba yarashunyeho kamwe bashobora kuba baramurangije bakamukubita umunyururu kubera ibintu. Uretse rero uyu Nyamvumba mbabwiye ni icyaha kwa Kagame, iyo umwe akoze icyaha umuryango wose urabiriha. Bafite n'undi murumuna witwa Robert Nyamvumba. Robert Nyamvumba nawe ni enjeniyeri bamufunze ashinzwe ishami ryerekeranye n'iby'ingufu muri minisiteri y'ibikorwa bya leta. Bamuciriye rero urubanza bamukatira imyaka 6 ngo no kuzitanga ihazabu ya miliyari 21 z'amanyarwanda. Mwumva ko biteye ubwoba. Icyo gihe ngo byagenze bite muri iryo shami, ngo hari yararezwe n'umugabo witwa Javier Elizalde ngo w'umuspanyol. Uwo mugabo ngo yaramaze gutsindira ikiraka cyo gushyira amatara ku mihanda y'u Rwanda. Imihanda yose y'u Rwanda ngo yagomba gushyiraho amatara yari ifite kilometero 955. Noneho iyo mirimo bakayikora ngo mu myaka 9. Iyo mirimo kandi ngo yari ifite isoko rya miliyari 72. Isoko rero bararigabanya ngo rigeze riba miliyari 48. Ariko ngo aho bikomereye nuko uyu Robert Nyamvumba kugira ngo uriya mugabo wamusinyire kontara bame ajye gufata amafaranga muri minisiteri y'imari, uyu Robert Nyamvumba ngo yaravuze ati urampa 10% kugira ngo nkubwire abantu bo muri finance bo muri minisiteri y'imari baguhe ari amafaranga. Undi ngo aranga rero iki kirego akigeza muri RIB. Muri RIB rero nibwo bagiye baragira itegeko rero ngo rivuga ko iyo watse ruswa ngo amafaranga wakiraga ruswa bayakuba 5 cyangwa 6, nibwo mwumva bamuciriye miliyari 21. Ibintu n'agatangaza. We rero ngo yaravuze ngo yari amafaranga ngo 10% ngo yayatumikiraga ngo yitwa ngo niyo mugabo Jean Damascene, ngo nawe wari ufite uruganda rwitwa Master Steel. Ariko yaramwihakanye aravuga ati ngewe nari namubwiye ngo ngeze kuri ya Javier Elizadad ngo dukorane kubera ko nari mfite uruganda rw'ibyuma ati nta kindi. Urumva rero uriya Nyamvumba nawe Robert nawe bamukubisemo. Hanyuma ariko akavuga ko no mwibazwa rye nyine bamukanyaze. Birumvikana avuga ko umuntu wamukanyaze ngo ari Lieutenant Colonel Migabo amusinyisha ngo ibintu. Mbese mumva ko babakanyaze bose. Uwanyuma rero ni Patrick Nyamvumba, muziko mu bihumbi 2000 mu kwezi kwa gatanu ni ku itariki 27 niho hasohotse itangazo. Ibyo ni itangazo rwose rivuga ko Nyamvumba hagaritswe, ko agiye gukorwaho Patrick Nyamvumba, General Patrick Nyamvumba, ko hagaritswe ko agiye gukorwaho iperereza. N'umuntu rero nawe yakomeye mu 2013 yari umugabo w'ingabo, asimburwa na General Kazura ejo bundi. Nawe yari yasimbuye General Charles Kayonga kuri buriya mugabo bw'ingabo. Hanyuma yaranakomeye yagiye Darfur. Muri Darfur yabaye yo kuva mu 2009 kugera mu 2013. Murumva rero ko yakwiye akayabo mu myaka 4-5 ahembwa amafaranga y'abantu yari menshi cyane. Bavuga ko yize muri za Nigeria na Zambia ariho yize ibintu bya gisirikari. Hanyuma muri za 2025 nibo bayoboraga ziriya batayo nyine 96 97 ziriya batayo zagiye zica abantu n'impunzi n'ibiki. Nawe ari mu bayoboye izo za batayo. Murumva rero nawe ubu ngubu ari mu y'abagabo, ntawamenye ubu ngubu niba Nkete yararangiye niba bikirimo, kuko muribuka ko Kagame nabwo yamwagirije bari mu igabiro yavuze ngo we Nyamvumba ngomba kunsobanura ngo byerekeranye na biriya bitaro, agomba kuba ari amafaranga y'ibitaro bari yahari. Icyo gihe yamwagirizaga na Dr Diane Gashumba, ariko Diane Gashumba we yabivuyemo neza kubera ko ubu ngubu mwise ko ari ambasaderi muri za Norvège ruguriya. Undi rero we aracyari mu y'abagabo. Ibyo ariko mbivuze abagabo mbavuze bose mbabwira ko iyo umuryango bawibasiye birangiye ni nka biriya bya Rugereka nawe baramufashe na barumuna be n'abakuru be n'abaki bose cyangwa abana bababwiye. Iby'ubwami rero niko bigenda. Abantu bose iyo bageze mu muryango, iyo umuntu mwakoze icyaha mu muryango, icyaha kibi cy'umuryango wose. Murumva bari abantu bose bagiye bashakaho agakosa wibye amafaranga,
wagize ute murumva ko barabamaze. Ibi ngibi umuntu yabivuga no kuri uriya Ngabo Rugigana uriya Fande Colonel nawe muribuka ko umukuru Kayumba Nyamwasa yagize acyarahunga amaze guhunga nawe bahita bavuga bati Rugigana twasanze nawe afite ibintu bikomeye cyane ashaka gukora ku bwami bya bindi babwiye ku bwami naho gukoraho. Bamureze ngo kugambanira igihugu, bamurega gushaka guhirika ubutegetsi, bamurega guteza imvururu muri Rwanda, bamurega gukwirakwiza ibihuha, baragendera bamufungira mu kato baramukanyaga mu 2012 bamufungira mu kwezi kwa 8 mu 2010 bamukatira mu kwezi kwa 10 mu 2012 bamukatira imyaka 9. Nta wamenyera agacuke Rugigana Ngabo nawe yari engineer. Murumva nabwo kubera uwo murumuna we bahise bamukanyaga, ariko iyo bigenzuye neza usanga atari bigusa, kuko nabiriya byo gufunga bariya by'abagamba na ba Rusagara usanga nayo ari iyo miryango nawe iyo barayibasiye nyine nkuko nabubwiye. Iyo urebye by'abagamba yari afite umugore witwa Marie Ben, by'abagamba muzi ko ari warukuriye ishami ryo kurinda perezida, ndetse no mu rubanza rwe yaravuze ati umuntu narinze nakoreye kuva imyaka 20 nawe yagiye ari Kadugo nyine, bamwe bamwugirizaga inkweto bakamumesera bakagira, ariko urabona ahamugeze. Uriya rero nariko yaraje arakomera kuko by'abagamba yari afite umugore witwa Marie Ben niwe wategekaga ibyerekeye imisoro agifata ubutegetsi. Noneho rero kandi umva ukuntu bishodekanye, uriya by'abagamba ni musaza umugore witwa Rose Marie Museminari wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Nanone n'uriya kandi uriya Rose Marie Museminari akaba umugore w'umugabo witwa Musemakweli nawe wari igihangange, ariko nawe bamukubise prison. Donc kuvuga ko by'abagamba numva nabo bamuseminari numva aho bahuriye babakubise prison bose. Uriya Rusagara nawe General Rusagara bamukubise imyaka 20, by'abagamba bamukubita 21, ariko iyo bikurikiye usanga barabafunze bikurikijwe n'ukuri ya David Himbara nawe yaramaze guhunga mu 2010. Uriya wahoze umujyanama wa Perezida Kagame, buriya ni mukuru wa Colonel by'abagamba. Ni ukuvuga rero ko noneho ugasanga ko n'uwitwa General Rutatina nawe wigeze kuza muri ziriya manza, mushiki we Rosette Kayumba ni mushiki we wa General Rutatina. Murumva rero birashodekanye byose, ari iryo hunga rya Kayumba, ari aba Rutatina baje gushinja bageraho nabo basinzi yo bagiye ntaho bavuga, bigacodekana kuri Himbara kubera ko nawe yaramaze guhunga. Urumva biragenda bikazamuka bigafata umuryango wose, bikagera kuri ba by'abagamba, bikagera kuri ba Rusagara, bikagera kuri ni ibintu by'igitangaza. Ni ibintu by'igitangaza no kuvuga ibyo nashaka kubereka ko mu bwami icyaha ntabwo ari gatozi, icyaha gifata umuryango wose. Abangaba ni n'urugero umuntu ashobora gushaka n'abandi, namwe mbashyize ku nzira muzashaka abandi. Ibi ngibi kandi umuntu yabivuga umwami iyo yakwangaga bakavuga bati mwamure yakugomeye, umwami yashobora kukwica cyangwa akakunyaga. Ibyo bintu byo kunyaga no kwica rero umuntu ashobora kuvuga ku muryango wa Rwigara. Umuryango wa Rwigara bashatse kumunyaga aranga, barangije bamwice. Noneho kumunyaga byari byoroshye, kumunyaga ni kuri yakugurisha ibintu bye byose, ndetse bakanabafunga bakabahungeta. Biriya ni iby'ubwami neza, kuko umwami nyine yerekana ko nta wundi muntu ushoboka ibintu icyo avuze ni nk'uwo mwanya. Ni biriya rero byose, amazu ye barasenya, amahoteli mwabonye Caterpillar irimo igurumana ibikubita hasi. Ibyo byose rero byerekana ko nuko nyine umuryango we wari ukomeye Rwigara yareteganyije. Naho ubundi ubu ngubu ngira ngo umuryango we ubusabiriza kuko bari babakumye mu nkokora ku buryo bw'intangarugero. Ibi ngibi by'uko icyaha ari gatozi ariko byagira bikanga, ni ibintu by'igitangaza. Umuntu ashobora no kuvuga kuri we ku muhungu witwa Kalisa Mupende. Kalisa Mupende ni umuhungu wari warize ndetse akora mu biro bya Perezida Kagame ashinzwe ibyerekeye imari. Icyo gihe nase icyo gihe ngo yakoraga kwa Perezida Kagame ashinzwe ibintu by'itangazamakuru, yitwaga Alex Mupende. Noneho uriya Kalisa Mupende rero arangije bamugira directeur general wa banki ishinzwe gutsura amajyambere BRD. Noneho ariko biranga, impamvu inganururo ni bya bintu nyine umwami ibintu by'abari byose abari bye, iyo ukoze ikintu
ataguhaye uruhushya cyangwa akagira ikimubangamira, we n'umukapitene ngo witwa kapitene Musekera ngo bagiye kugura amarido yo gushyira mu nzu ngo zo kwa perezida aho ngaho, sinzi aho bagiye kuyagura rero ngo umwami asanga atari byo, arabakubita ihimbara rwose yigeze kutubwira cyangwa yarabyanditse, yaravuze ati yatumije inkoni arabakubita tugezeho natwe tugira ubwoba. We n'uriya mukapitene arangije rero bamushyira muri prison, uriya muhungu yarakubititse cyane kuko mu 2015 bamukuyemo akanya gato ngo arijajara, aravuga ati ngiye gusura papa uri mu Mutara nahe, noneho barongera baramufata baramufunga, noneho apfira mu munyururu mu 2019. Mushiki we witwa Alexia Mupende nawe mwumvise ko yari umukobwa uzwi cyane w'umunyamideli, mwumvise ko nawe yapfuye avuze ngo bamuteraguye ibyuma, ariko bamushyinguranye na yaravuze ati ngo kuvuga ko yishwe n'umukozi ngo ntabwo ari byo, yaravuze ngo umukozi yatumwe, kandi abamubonye neza ngo basanze ari akantu bamushinze ku ijosi, ndetse hari ibinyamakuru bimwe bivuga ngo ko bashobora kuba baramuhoye ngo ko yigeze kuba inshuti ya Yuriya Bertrand Ndengeyingoma, uriya mugabo wa Ange Kagame, uriya mukobwa wa Perezida Kagame. Ariko icyo nshaka kubereka nuko iyi miryango iyo umwe agize atya agakora icyaha n'undi bahita bavuga bati ewa nawe ni mu mujyana. Umuntu yanabivuga no kuri ba Fred Rwigema yarapfuye, ariko uriya mushiki witwa Joy Agaba niba ariko muje akavuga ati aba bantu banyiciye musaza wanjye, nawe mwumvise ko yapfuye mu manzaganya. Ni ukuvuga rero ko imiryango ndashaka kubereka icyo kintu cyo gutsinsura imiryango ntabwo ari ibintu rero byoroshye. Umwami nyine niko bigenza, afata umuryango wose akavuga ati, ariko babikora cyane cyane, impamvu bafata umwana umugore babikora cyane cyane mu bintu cy'ikinyarwanda byitwa guhora, kuko baravuga bati ni muba tsinsurane n'ubutaka hatazagira uwo guhora no kuvuga ko washobora gukura ukazavuga uti wishe data nanjye reka nze nkwereke. Mu kinyarwanda baravuga ngo utarabona uko ahora ngo asangira n'uwishe se. Ni ukuvuga rero ko nibyo batinya bakavuga batari ko uyu muntu ko azi ko twishe se bizagenda bite. Barakoroshya rero niyo usigaye uri umuhungu bakagira batyo bakakoroshya, umunsi umwe kumva ngo kanaka yapfuye. Ibyo byo guhora rero byari ibintu biteye ubwoba. Umuntu iyo yajyaga guhora nawe yaraza akavuga ati umuryango wanyu amaze kugira imbaraga, ati umuryango wanyu ndawurimburana n'ubutaka, bakicana kabica. Noneho icyo gihe umwami rimwe na rimwe niwe wabaga bitegetse, cyangwa umwami akavuga ati ni mwuna muri icumu, kubera ko ari wari ufite icyo bita le droit de vie et de mort. Ni ukuvuga ko ari washobora kuvuga ati umuntu nimukize cyangwa nimumwice. Niwe wageraga akanavuga ati ni mwuna muri icumu, nuko ati nimurekeraho. None se Kagame azuna muri icumu gihe kina, Kagame niyo na muri icumu, kuna muri icumu murumva mbese ni ibintu by'ikinyarwanda biteye ubwoba. Urumva ubundi icumu urarijomboka, ariko iyo uryo namuye ukaritera hejuru no kuvuga uti ndarekeraho. Ibyo rero Kagame rero nawe yagombye kuko akora nk'abami, yagombye kuvuga ati nyabone ni mwuna muri icumu, mureka abantu mu mutuzo, abantu batekane, kuko ubu ngubu mu Rwanda abantu bose baratitira, ntihazagire ukubeshya na bariya abafande bose. Mbabwiye abafande bamaze gukoramo umukwabo, nibagera mu wundi mukwabo mu yindi miryango, nabwiye imiryango ikomeye yaba Yolande Makoro, mwumvise umuryango wa Kayihura n'umuryango munini cyane, niwe ufite ibintu byinshi. Buriya ntihagiramo umukora ikosa, muzumva bose bagiye nta n'umwe uzarokoka. Ni ukurya rero bari menge. Umwami rero niwe muzi ko ari guca imanza. Iyo bavuze bati umwami yacaga imanza, iyo bambwiraga bati aca imanza yarazaga akicara mukaza mukavuga, igihe utangiye kudidimanga ati ni murangize. Hari ishoka yitwaga Rucabagome, umwami yahoraga imanitse aho ngaho, kari agashoka gacyaye, bakakunyuzaho umutwe ukagwa hariya. Ni bimwe nabwiye byo guca imitwe. Ibintu by'ubwami rero ntabwo byoroshye, byo kunyaga, byo kwirukana. Ntabwo nariza nta ikindi gipano cy'umugabo witwa Binumbiri nawe ngo umwami yaravuze, sinzi icyo bavuze, kuko burya ubwami nk'uko nababwiye muzarebe icyo gitabo cya Vansina, cyangwa se murebe igitabo cya Rochanoine de l'Abje. Rochanoine de l'Abje hari icyo nabonye kirashaje cyo muri ni cya kera, ikindi cyo muri 1939, sinzi aho nakigobotoye. Ariko ni igitabo mbabwiye ko iyo ugisomye niho ubona nyine ko ubwami bwari buteye ubwoba. Uyu rero Binumbiri ngo bamwirukanye, umwami aravuga ati ndaguciye genda. Iyo bagucaga uvuga ko wirukaga, bakwamburaga n'umugore n'amasambu n'ibiki byose, umugore we bakamutunga cyangwa bakamuha undi.
Binumbire ngo baramwirukanye nawe bamumbura ibyo bintu byose bati umwami ati mvira mu gihugu. Nuko ko umwami yari afite ubutegetsi bukomeye cyane yavuga ati mvira mu gihugu. Binumbire ngo aragenda ajya mu giti yubaka icyari kimeze nk'ikinyoni asasamo imiti n'amashabi n'ibikiyiryamiramo. Aryamamo nk'iminsi 2 noneho bati Binumbire yaragiye. Sinzi uko umuntu yagiye agize atya arebye hejuru asanga Binumbire ati Binumbire warakwirukanye none aho. Binumbire aravuga ati reka data umwami yanyirukanye mu Rwanda rwo atari ko ngende mu bwami bw'inyoni ubu ngubu ati ni mu gihugu cy'inyoni ati none ngo aragenda babibwira umwami ati murumva kandi amwe akagira ati mumubwira agaruka. Aragaruka rero ngo nuko umwami araseka aramureka ariko murumva nyine ntabwo ari ibintu byoroshye ibintu by'ubwami. Naka kantu nari natekereje kugira ngo mubwire ko nuko bitekerezaho tukareba nyine nagira ngo mubwire ko twabitekerezaho tukareba niba koko mu Rwanda uriya mwami yakuna mu icumu abanyarwanda bagatekana. Reka tubisabe Imana abayisenga nimujye ku mavi ngaho mwirirwa musabye Imana Gaspard.